Igice cya 10. Umwungeri mwiza. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwaba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose, azijya imbere. Intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenye ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni njye rembo. Umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse zibone bwinshi. Ni njye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga. Isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo, arahunga ntiyite ku ntama. Ni njye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko Data amenya nanjye nkamumenya, kandi mpfira intama zanjye. mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Igituma Data nkunda ni uko nanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawe ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na Data. Abayuda bongera kumupfa ku bw'ayo magambo. benshi muri bo baravuga bati, afite dayimoni kandi yasaze, muramwumvira iki? Abandi bati, aya magambo si ay'utewe na dayimoni. Mbese dayimoni yabasha guhumura impumyi? Yesu ahamya ko ari umwe na Se, Abayuda bashaka kumwica. Icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu, kandi hari no mu mezi y'imbeho. Yesu agenda mu rusengero mu ibaraza ryitwa irya Salomo. Abayuda baramugota baramubaza bati, uzageza he kutuyoberanya? Niba uri Kristo utwerurire. Yesu arabasubiza ati, narababwiye ariko nimwizera. Kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya. Ariko nimwizera ko mutarabo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Kandi ntawazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Njye na Data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati, naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri Data. None ni uwuhe murimo muri iyo ubatera kuntera amabuye? Abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya, kuko uri umuntu ukigira Imana. Yesu arabasubiza ati, ntibyanditse mu mategeko yanyu ngo, navuze ngo muri Imana? Nuko ubwo yabise Imana, ab'ijambo ry'Imana ryajeho kandi ibyanditswe bitabasha gukuka, mubwirira iki uwo Data yeje akamutuma mu isi muti, wigereranije? Kuko navuze nti ndi umwana w'Imana? Niba ntakora imirimo ya Data, nimunyizere. Ariko ninyikora, nubwo mutanyizera, mwizere imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza yuko Data ari muri njye, nanjye nkaba ndi muri Data. Nuko bongera gushaka kumufata, ariko abava mu maboko. Ava yongera kujya hakurya ya Yorodani, aho Yohana yabatirizaga bwa mbere, agumayo. Abantu benshi baza ahari baravuga bati, Yohana nta kimenyetso yakoze, ariko ibyo Yohana yavuze kuri uyu byari iby'ukuri byose. Benshi bamwizererayo.